byari mu gitaramo The New Year Groove cyabaye ku itariki ya 1 Mutarama 2026 ubwo The Ben yinjiraga ku rubyiniro. Hagaragaye amashusho ari kumwe n'igisamagwe mu misozi miremire. Nyuma y'uko aya mashusho agaragaye, benshi batangiye kwibaza niba yaba ari aya nyayo koko, ariko abandi bagatekereza ko yaba ari aya AI cyangwa se Artificial Intelligence. Gusa kuri ubu ngubu amakuru yagiye hanze avuga ko aya mashusho yakozwe n'abantu b'ingeri zitandukanye nk'uko amakuru abivuga. Hagati aho ngaho twe tubahaye ikaze. Amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Journaliste Thierry. Murakaza neza mu muryango mugari wa Kadamu TV. Nk'uko amakuru abivuga, aya mashusho yatekerejweho ndetse akorwa mu gihe cy'umwaka, aho yakozweho n'abantu batatu bavuye mu bihugu by'u Rwanda, Uganda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku itariki ya 1 Mutarama 2026 ubwo The Ben yakoraga igitaramo The New Year Groove Edition 2, The Ben yinjiye ku rubyiniro mu buryo budasanzwe bwatumye benshi baterwa amerwe n'ibyo yari agiye gukorera ku rubyiniro. Aya mashusho yagaragajwe ubwo The Ben yazaga ku rubyiniro. Yari afashe igisamagwe mu ntoki ze ndetse agenda gake gake. Ahagarara ahantu ku musozi harimo kugwa akavura gake gake, uburyo ayo mashusho aza kurangira The Ben agaragara ko yatose mu bitugu. Aya mashusho kandi agenda agaragaza buri gace gato k'igisamarwe nk'amajanja yacyo, umutwe wacyo ndetse n'ibindi bice bikigize. Ubwo aya mashusho yakinwaga, harimo indirimbo nshyashya The Ben aherutse gusohora yitwa Indabo zanjye, cyangwa se nk'iyo muzi ivuga ngo mpagaze ku musozi ni njye gisamarwe. Ubundi impamvu yo gukoresha igisamagwe mu kwinjira kwe nuko akunze kwiyita igisamagwe, ndetse n'abafana be bakaba bamwita igisamagwe cyangwa se Tiger. Impamvu yo kwiyita igisamagwe nuko ari inyamaswa idasanzwe, nawe abona ko ari umuntu udasanzwe by'umwihariko mu muziki. Ibigira igisamagwe inyamaswa idasanzwe nuko ari inyamaswa nke ziriho ku isi zikoresha amajwi adasanzwe, gutanga urumuri mu gihe cy'umwijima ikoresheje amaso yayo ndetse no kwihangana. Mu kwinjira, The Ben yakoresheje amashusho y'iyi nyamaswa mu rwego rwo kugaragaza ubushongore n'ubukaka bwe. Amakuru yavuye mu bantu ba hafi ba The Ben nuko aya mashusho yakoreshejwe mu gitaramo The New Year Groove yatekerejweho ndetse agakorwa mu gihe cy'umwaka wose. Ni amashusho yagizwemo uruhare n'abantu b'inzobere mu gutunganya amashusho baturuka mu bihugu bitatu birimo Rwanda, Uganda ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni amashusho kandi azakomeza gukoreshwa kenshi cyane mu bikorwa by'umuziki we, harimo n'ibindi bitaramo ashobora kuzakora mu gihe kiri imbere, ndetse akaba yanayakoresha mu mashusho y'indirimbo ze mu gihe byaba bibaye ngombwa. Ni amakuru yaragezweho mu isi y'imyidagaduro. Ni nuko nanzuye. Nk'ibisanzwe nitwa Journaliste Thierry. Imana ibarinde. Hasta la vista.